naravuka mwami ubuzima bwanjye wabugize uruhererekane ibyambabaje ndetse n'ibyanejeje mwami nta na kimwe cyagutunguye ntawo mubabaho ushobora gusimbuka ibizaranga ubuzima bwe ihangane bizashira bona nubwo bizatinda jye kugukura kumana ihangane bizashira Yesu afite igisubizo ihangane bizashira. Mwese turabaramukije ngo Uwiteka abahire. Twe mwumva cyangwa se mubona turi abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Muri aka kanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko rusange iri kutubwira ngo kurebera Imana mu ndorerwamo yagutse, aho mu gace kayo ka mbere turi butangirane n'insanganyamatsiko iri kutwereka kwizera. Rero reka mbere y'uko dukomeza turarike mwene data dusenge, ariko mbere yo gusenga reka tubibwire. Nge nitwa Sadiki Seti na mugenzi wanjye dufatanije Nsanzabandi Jean. Ngaho reka twicishe bugufi dusenge turangiza dukomeze. Turagushimye data wa twese, duhaye umwanya wo kuganira ibyawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mugiye kumva no kumvira, mugiye gushaka ibyiza tubigenderemo, duhe imbaraga y'abizera mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Rero tugiye kujya mbere icyigisho cyacu nk'uko nababwiye gifite insanganyamatsiko iri kutubwira ngo kwizera. Turatangira tubaza kuko ndajya mbaza mugenzi wanjye nawe adusubize. Ese mu by'ukuri kwizera Imana bivuze iki? Murakoze cyane. Burya kwizera Imana niyo kwizerwa. Ikiri cyo yaremye isi n'ijuru, ifite imbaraga ziruta ibyo yaremye. Uwaba adafite kuyizera yaba adafite ubwenge buzima, kuko gusumba imbaraga ukubeshejeho umutega w'amakiriro. Kwizera Imana ni ukumenya ubushobozi ifite, ukamenya ikikumare n'ikigushoboreye, kandi kwizera Imana ntihemuka. Uwo umuntu ananirwa kwihiringira undi, ananirwa kumwizera bitewe n'ubuhemu. Imana ntihemuka, ifite ibyiza biyigize, ni inyembabazi, yirengagiza n'ibyayikorewe, igatanga ibyiza yahemukiwe. Rero nta mpamvu zatuma umuntu atayizera. Imana niyo kwizerwa. Nk'uko byananditse mu byanditswe byera, icya mbere impamvu tugomba kuyizera ni uko idahemuka. Iyo mpano yo kwizera kwayo, yo kwizerwa kwayo, biranditse ko ibyo yasezeranye ntijihemuka. Mu gitabo cyitwa Abaheburayo igice cya 11 niho dufatira urufatiro rwiza rutuma tuyizera, kuko n'abatubanjirije ariko babikoze, kandi ibyo tubigeraho nibyo biduha imbaraga zituma twiyiringira natwe. Haranditse mu gice cya 11 mbere ku murongo wa mbere ndageza ku wa 3. Haranditse ati kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Bwa mbere kwizera ni kimwe, ariko ukamenya wowe wizera, ibyo umwizeyeho ni uko ibyo akubwiye ntahinduka. Kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari ukuri. Imana ntiturayibona, ntituyirebesha amaso, ariko turayizera kuko ibyo yavuze, ibyo yakoze, ikiri cyo gikwiye gutuma tuyizera. Murakoze. Aha yari ari kutwereka kwizera icyo ari cyo, ko kandi Imana ikwiriye kwizerwa. Ikindi kibazo cya kabiri twakwibaza tuti se kubera icyo ari ngombwa kwizera? Ni ngombwa kwizera bwa mbere tumaze kumva icyo twizerera Imana. Impamvu zidutera kwizera ziruzura zikumvikana.
tumaze kubona ko ubwa mbere ari kwizera ni ukureba ibitaboneka ukizera ko biriho. Icya mbere, Imana ni umubyeyi w'abari mu isi bose, ntabwo ijya iduhemukira. Impamvu zidutera kwizera zirasobanutse, ni uko nta na kimwe twakwigezaho, nta n'icyo twishoboreye. Amaso ayisingira, amaso ayirebaho, amaso ayibona, tuyahabwa no kwizera. Mbese mu yandi magambo, darubini zidufasha guhengereza iyo Imana iri ni ukwizera. Niyo mpamvu kwizera ari ngombwa. Nk'uko wari ubibaje iti si kubera iki tugomba kwizera, bwa mbere tugomba kumenya impamvu dutera kwizera. Niko kuboko nk'uko rwanditswe mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu. Ni ukuboko dusingiriza, niko dufatisha iyo dushaka gushyikira iby'Imana yasezeranye. Niko kuboko. Iyo uko kuboko kudahari, nk'uko utashobora kwakira icyo uhabwa udafite akaboko, niko no kwizera kwacu kudahari tutashobora gusingira iby'Imana dusezeraniye. Kwizera rero ni ngombwa. Turasoma kuri iki gitabo. Bwa mbere ni ugusobanurwa ko kwizera ni nk'urugendo, nirwo rugendo, niyo ntambwe dutera. Noneho reka dusome iryo jambo, ni paje 548. Haratubwira ngo duhabwa ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera. Ariko kwizera siko mukiza wacu. Umukiza ni Yesu wabambwe, ariko ibidushyikiriza uko kwizera cyangwa se ako gakiza ni ukwizera kuba muri twe. Niyo mpamvu kwizera ari ngombwa. Noneho si icyo kwirata. Kwizera ni kimwe, ariko si icyo kwirata. Ahubwo kwizera bisobanuye ngo ni ikiganza dukoresha dusingira Kirisitu, tukishingikiriza ku byo yakoze. Kwizera ni ngombwa kuko nicyo kiganza dufatisha kwizera, nicyo dufatisha dushyikira icyo Yesu yadukoreye. Rero udafite kwizera nta gakiza. Agakiza tukabona tukakiriye, ariko dukoresheje kwa kwizera. Rero ni ngombwa kwizera. Niyo mpamvu ari ngombwa. Impamvu ari ngombwa. Indi mpamvu ya kabiri ni icyo kutumariye. Icyo kutumariye turagisoma mu gitabo cyitwa Abakozi Babwiriza Ubutumwa, kugira ngo dusobanukirwe icyo kwizera kutumariye. Ndabisoma mu gitabo cyitwa Abakozi Babwiriza Ubutumwa, paje ni 259. Harasobanuye ngo kandi kwa kwizera witwa Yohana yanditse mu gice cya 5 umurongo wa mbere mu rwambere rwa Yohana. Kwizera yarakwanditse ati kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi no kwizera kwacu. Ikindi cya kabiri kituma kwizera ari ngombwa, niko kudushoboza kunesha. Tudafite kwizera kunesha ntago twabishobora. Noneho kwizera niko kudushoboza kureba hirya y'ibiriho ubu byuzuye imitwaro n'amaganya. Ubu turi mu isi yuzuye imitwaro yitwa amaganya. Urebesheje amaso nta kwizera wabona ejo nta kubaho. Rero kwizera kudufasha kureba hirya y'ibiriho none byitwa amaganya, tukareba hirya aho ibituburagiza byose kuri ubu bizasobanuka. Ati uyu munsi turarushe, uyu munsi hari inzara, uyu munsi hari indwara, ariko ejo tuzambikwa indi mibiri, tuzahura n'Imana ubudapfa, tuzasezera ku rupfu, ntituzongera kurira. Ayo maso niyo mpamvu kwizera ari ngombwa. Tutayafite ntabwo twareba hirya y'iki gihe. Ikindi, kwizera kubona Yesu ahagaze iburyo bwa Data nk'umuhuza wacu. Ayo niyo maso tubonerwa Yesu ari iburyo bwa Se, nubwo nakoze icyaha ariko dufite umurengezi. Ni ngombwa kwizera rero kugira ngo tubone n'iki ngiki. Kwizera kubona amakanzu ndetse n'amakamba yateguriwe abanesha, kandi kukumva indirimbo z'abacunguwe. Impamvu zo kwizera rero zirasobanutse, ni ngombwa. Ni ngombwa, kwizera ni ngombwa. Urakoze cyane. Mu by'ukuri tubonye ko kwizera ari ngombwa, na nyuma y'uko twari tumaze no kubona kwizera icyo ari cyo. Ikindi kibazo twakwibaza, none se kwizera byaba bibuza umuntu guhura n'ibigerageza? Oya, ntabwo byakwimira kugeragezwa. Ntawe kwizera ngo arushe Yesu, we nyiri kwizerwa, ariko ntibyamubuje guhura no kugeragezwa. None byaba bitumariye iki? Kwizera bidushoboza kwambukiranya ibigeragezo, kandi iyo kutugufite kwizera ntibuze ibigeragezo kuza, ahubwo ibigeragezo biza bije gukomeza kwizera kwacu. Abatubanjirije bose bari bafite kwizera Imana, ntawabaye batageragezwa. Aburahamu yizeye Imana, bimushoboza kuva mu gihugu cyabo aje Imana imutumye.
ariko ntibyamubuza kuba ingumba. Ageze mu gihugu ntibyamubuza gusonza. Abonye umwana ntibyamubuza kumusabwa ngo amutambe. Kwizera gukomezwa n'ibigeragezo. Biranditse muri Yakobo, ngo kwizera ni kutubuza kugeragezwa, ahubwo niyo mahirwe. Iyo ufite kwizera, kugeragezwa ni ngombwa. Ibigeragezo ntibyasibira ngo nuko, ahubwo ibigeragezo bisanga ufite imbaraga zihangana nabyo. Mu gitabo nsoma cya Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 2 haranditse n'umurongo wa 3, bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugorwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kugeragezwa ko kwizera kwacu, burya kwizera kwacu kugomba kugeragezwa. Nk'uko izahabu igeragezwa, ikintu cyose gifite agaciro kibanza gucishwa mu ruganda. Rero ufite kwizera utanafite ibigabanya kwa kwizera, nta gipimo kigaragaza ko wizera. Kubwira Mose ngo niyambuke inyanja itukura bitabaho n'amaguru, iyo atagira kwizera ntiyari kwambukiranya ngo ashyire inkoni mu mazi. Abajyanye iteraniro ry'Isirayeli Kanani barabwiwe ntibashyire ibirenge mu mazi. Nta kuntu bari kwambuka ngo bashyiremo ibirenge bizere ko amazi ari butandukane badafite kwizera. Ariko byari ngombwa ngo bageragezwe, kwizera kwabo kugaragare. Rero ni ngombwa, ibigeragezo ni ngombwa ngo bibe ni nk'umwambaro ku muntu. Bidahari kwizera kwacu ntabwo kwa gukomeye. Irindi jambo kuri ingingo wenda naryo ritufasha ni mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu n'ubundi, niho hatubwira indi mpamvu igomba gutuma kugeragezwa ari ngombwa. Kugeragezwa ni ngombwa, paje 552 haranditse ngo kwizera kuja hejuru y'igicu. Iyo igicu kigereranywa n'ingorane, igihe ibicu byitambitse hagati y'umutima wawe n'Imana, igihe ahagukikije hijimye kandi hagasa n'ahakurwanya, igihe umwanzi ari hafi yo kuguteshura ku Mana no kukuri kwayo, igihe ikinyoma kigaragaje mu ishusho yemewe kandi gikurura, igihe ikinyoma gifite imbaraga kugeza igihe ubona nawe hijya gutsinda, icyo aba ari cyo gihe cyo gusenga no kwimenyereza kwizera Imana. Igihe uko impande zose iburyo n'inyuma mu kwizera kwawe uri kugeragezwa, inyigisho zawe zigeragezwa, ubuzima bwawe bugeragezwa, icyo gihe nicyo gihe cyo kwegerana n'Imana no kuyizera. Iyo kwizera kurinzwe neza, umutima uba ushoboye kwambukiranya no kwatanya umwijima wa Satani, umwanzi ashyira mu nzira ya buri mutima wihatira kubona ikamba ryo kudapfa. Kwizera niko iyo kurinzwe neza, wa mutima ukaba ugufite, biyamera nko kuca muri bariyeri ugatambuka. Rero kwizera kudushoboza kwambukiranya ingorane, ibigeragezo ntibyatubuza kwizera, kandi ufite kwizera ntiyabuzwa kugeragezwa. Ni ngombwa kugeragezwa ngo kubeho. Urakoze cyane. Ubwo tubonye ko ibigeragezo ni nk'aho twitoreza kugira ngo tugire kwizera. Nirwo rubuga. By'ukuri utageragejwe nta nubwo wanamenya ko uzi kwizera cyangwa se kubishoboye. Ubwo abizera ni abageragezwa, kandi kwizera niko kubashisha umuntu kunesha. Ikindi kibazo tugana naho turi busoreze iyi nsanganyamatsiko yacu, twakwibaza tuti se kutizera byaba bitwaye iki nyirabyo? Kutizera biragitwaye. Tekereza nawe uri hamwe na mama wawe na papa wawe, ugahora ushidikanya, ti papa urampa umwambaro, urampa agakaramu ko ku ishuri, papa urampa ikabutura. Icyo gihe ntabwo umubyeyi abona ko uri umwana we, kutamwiringiye. Cya kabiri, mama atetse, uti mama nta biryo, mama ubwo nanjye urampa kandi ari wowe watekeye. Aba ari ikintu kigaragariza umubyeyi ko umubabaje. Natwe kutizera Imana yaraturemye itubeshaho, ni ikibabaza Imana. Biranditse mu Baheburayo igice cya 11 n'ubundi, ko kutizera icyo bitwaye, kutizera biragitwaye ni bibi, ahubwo kwizera ni ngombwa. Ngo kutizera gutuma Imana ibabara. Noneho biranditse ngo kuko utizera ntashoboka ko ayinezeza. Hano mu gitabo cy'Abaheburayo, nk'uko byabanje kubatubanjirije, bari bafite kwizera kwatumye banesha, ariko kutizera ngo ntikunezeza Imana.
nk'uko uwo murongo wanditse, kwizera niko kwatumye ba Aburahamu bumvira Imana, ariko utizera ntabishoboka ko ayinezeza. Kutizera nicyo turiho, ntabwo umurongo wa 6, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kurya kutizera no kubabaza Imana ibishaka ko tuyinezeza. Mu buhe buryo? Impamvu zatuma tuyizera, Abaheburayo muri igitabo Abisirayeli bananiwe kuyizera, batinda mu butayu, bayizerereramo mu butayu, bari kwambukiranya bagatambuka. Kutizera kwabo kwatumye batinda mu butayu. Noneho kutizera kwatubuza kuzurizwa amasezerano, kutizera kwababaza Imana, kandi Imana tugomba kwimenya muri uru rwego ariho dusoma tunasoza kuri ingingo. Burya kwizera tutagufite hari ibihombo. Iyo tutizeye tuba dufite natwe ibyo duhombye, kandi burya uhombye wese arababara. Kuri ya ngingo turiho y'ibyo kwizera, reka turebe iryo jambo dushaka gusoma ritwereka ko iyo umuntu atizeye hari icyo aba yihombeje. Bwa mbere icyo tuba twihombeje ni iki dusoma mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, paji 549, ari naryo jambo dushobora guhagarariraho kuri iki kiganiro uko ntekereza. Kwizera ni ukwiringira Imana, tukizera ko idukunda kandi kwize neza ibyatubera byiza. Iyo utizera uba wigomwe. Ugomba kumenya ko Imana igukunda. Iyo utizeye uba wigomwe nawe, kandi Imana izi ibyatubera byiza. Uko kwizera kutuyobora mu guhitamo inzira yayo aho kwikurikirira izacu. Burya amaso abona iyo tuja ntayo tuba tugifite. Ikindi cya gatatu, kubwo kwizera tukemera ubwenge bwayo mu cyimbo cy'ubujiji bwacu. Komeza kubinjije ntubona ntumenya bitewe no kutizera. Burya kutizera no kwihombya. Icya kane, imbaraga zako mu cyimbo cy'intege nke zacu no gukiranuka kwayo mu cyimbo cy'ibyaha byacu. Vuga ko tuba twigomye iby'ingenzi. Ubugingo bwacu nuko buri kose birayegurirwa kwizera kwacu, kukemera guhakwa n'Imana, kandi kukagira n'imigisha bizana. Buryo wizeye hari imigisha, iyo utizeye urigomwe. Rero kutizera bibabaza Imana, kutizera kutugomwa amasezerano y'ibyiza, ibyari kutubera byiza bitubera bibi. Rero kwizera kuragutse kandi kurakwiriye kuri buri muntu wese ushaka kubana n'Imana neza, kandi niyo ntambwe dutera bwa mbere tugana mu mishaje y'Kirisitu, nk'uko byanditse muri Petero ya mbere ya 2 igice cya mbere umurongo wa 5 ngo kwizera mukongereho. Intambwe ya mbere dutera tugana y'Imana iri tugana mu kwera mu Kirisitu nyabwo no kwizera. Iyo utizera rero nta gutera intambwe. Murakoze cyane kuri ubu busobanuro muduhaye. Mu by'ukuri hari abumvaga kwizera bakabyumva gutyo mu magambo, ariko ndumva bisobanutse. By'ukuri tubonye kwizera icyo ari cyo, tubonye impamvu ari ngombwa kwizera. Ikindi tunabonye ko kwizera bitabuza umuntu kugera mu bigeragezo, ahubwo ibigerageza ari nk'imyitozo umukristo yitorezamo kwizera. Dushoje tubona ko icyo kutizera bidutwaye, kandi utanaharenze. Uko kwizera gushoboza kunesha bya bigerageza. Yego, iyo utafite kwizera kuneshwa uraneshwa. Urakoze cyane. Rero dushoje tubona icyo kutizera bitwara nyirabyo, ngo bimubuza kumenya ubugiraneza Imana imufiteho, akaba mu isi abuze ubwenge. Reka dusabe Imana kugira ngo itubashishe uku kwizera, kandi akababaza Imana ye. Yego, kwizera ntabishobora kuba inezeza, burya utanezera wababaye. Kandi mu by'ukuri nk'uko abitubwiye, iyo utizeye Imana bikubuza kwikunezerererwa, kandi hari umusaruro uboneka mu kuba Imana yakunezererewe. Muzawusoma mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 2 umurongo wa 26, baranditse ngo kuko unezeza Imana ari wiha ubwenge, kumenya n'umunezero. Reka dusabe Imana kugira ngo tuyizere, izatubashishe kuba mu isi tuzabona n'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Ngaho reka dusenge dusoza. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, waduhaye kurama, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tumaze kwiga amagambo yawe yatwerekaga kwizera icyo ari cyo n'icyo bimariye imibereho yacu.
uzaturinde kubikerensa, uzaduhe amaherezo meza mu izina rya Yesu, amen. naravuka mwami ubuzima bwanjye wabugize uruhererekane, ibyambabaje ndetse n'ibyanejeje mwami nta na kimwe cyagutunguye, ntaho mubabaho ushobora gusimbuka ibizaranga ubuzima bwe. Ihangane bizashira, bona nubwo bizatinda, bye kugukura ku Mana. Ihangane bizashira, Yesu afite igisubizo. Ihangane bizashira.